Ikaze mu nteko in 60 seconds. Benshi bibaza Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ni iki? Tubiganireho muri make. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ni imwe mu nzego eshatu z'ubutegetsi, ikaba igizwe n'imitwe ibiri ariyo umutwe w'abadepite na Sena. Iyi mitwe yombi ikaba ihuje inshingano yo kujya impaka no kwemeza amategeko. Sena yo ifite inshingano yihariye yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga no gukurikirana imikorere y'imitwe ya politike. Ariko uruhare rw'Inteko Ishinga Amategeko ntirugarukira mu mategeko gusa. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda inagenzura ibikorwa bya guverinoma, ikemeza ingengo y'imari y'igihugu, ikanagenzura uko ikoreshwa n'umusaruro wa politike zigenewe abaturage. Ikirenze ibyo byose, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ni ijwi ry'abaturage. Ibyo bikorwa binyuze mu kugeza ibibazo by'abaturage mu nzego zifata ibyemezo, haba uburezi n'ubuzima bwabo, imiyoborere n'ubukungu, byose bikigwaho hagafatwa imyanzuro n'ibyemezo biteza imbere imibereho myiza yabo n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ikiyongereyeho, Inteko Ishinga Amategeko igenzura imikorere ya guverinoma, ikarebera hamwe uko umutungo w'igihugu ukoreshwa kandi igaharanira ko ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu bihoraho. Inteko Ishinga Amategeko kandi ntabwo ishinzwe gutora amategeko gusa nk'uko mubyumvise. Ishimangira imiyoborere myiza bijyana n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Ngiyo Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda mu ncamake. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.